nongeye kukwakira nshuti muvandimwe ukurikiye ikiganiro kuri channel ya YouTube Blessing Official TV ikugezaho ibiganiro bitandukanye bijyanye n'ibihe tugezemo, ibihe by'isi ya nyuma, ibihe abantu benshi bashobewe bibaza byinshi, hasigaye hariho kwiyahura kurengeje urugero, hasigaye hariho kwicana birengeje urugero, ubujura, ubugizi bwa nabi, kwicana, ibi ndetse n'intambara n'indwara z'ibyorezo bizarushaho kugenda byiyongera nk'uko Yesu Kristo yabivuze muri Matayo 24. Igihe abigishwa bari baje kumubaza bati tubwire ibyo bimenyetso, kugaruka kwawe ndetse n'ibimenyetso bizigaragaza mbere yo kugaruka kwawe ni ibihe, niko yababwiye ibyo bintu byose. Reka unyemere tubanze dusenge mbere y'uko dukurikira iki kiganiro. Tugushima Uwiteka ko ubana natwe, ujye twima imiburo, turimo turasatira iherezo ry'isi, turakunyuza kugira ngo tuguhe amaso, duhe gukangurana, duhe guterana imbaraga, uduhe umwete wo gusenga, twigishe uburyo ndetse n'igihe dukwiriye kuva mu mijyi kugira ngo twitegure akaga kagiye kugurira isi. Tugiye kubana nawe kandi duhe kubirwa nawe mu izina rya Yesu. Reka ngushimire mwene data ko utajya uhwema kubana natwe, ndetse nawe wumvise ikiganiro bwa mbere kitwereka iby'iminsi ya nyuma. Twagiye tureba ibiganiro bitandukanye bigaragaza ko turi mu mugoroba wa nyuma w'isi. Ubushize twarebye ikiganiro kivuga ku byerekeranye n'impamvu yo kuva mu mijyi, impamvu Uwiteka binyujije mu bagaragu be b'abahanuzi yagiye ashishikariza abantu ko bagomba kuva mu mijyi. Mu rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 6:17 haravuga ngo muve hagati yabo kandi mwitandukanye, ni Uwiteka avuga, kandi ntimukore ku kintu cyose cyane. Amagambo yanditswe na Pawulo, ariko twibuke ko Loti yaburiye umugore we i Sodomo bitewe n'uko yagiye akurikiye ibyishimo byabonekaga muri Sodomo, kuko baracuruzaga bikagenda, ariko umugore we bigeze ubwo atwarwa n'iby'uwo mujyi. Sodomo ni urugero ruhagije kuba rwatwereka ibintu byenda kuba ku mijyi. Sodomo yaratwitswe, na n'ubu amateka yayo turayazi. Imijyi rero ngira ngo tubona ko ariho hari indiri byinshi, ubujura, ubwicanyi, ubusambanyi, ubugizi bwa nabi bw'uburyo bwinshi. Uwiteka rero abinyuje mu muja wayo Ellen G. White yagaragaje ko abizera, nimvuga bizera ntabwo mvuga bitorero runaka, ahubwo abantu bagenana Bibiliya, ko bagomba kuba maso kugira ngo babashe kwigirira icumbi ahantu hitaruye imijyi, kubera ko mu mijyi harimo ibintu byinshi. Ngira ngo tubona ko usibye no mu mijyi no mu cyaro niko bimeze, harimo amashyirahamwe, ariko mu mijyi ho nta kintu ushobora gukora utari mu ishyirahamwe. Abantu badakora mu mashyirahamwe usanga inyungu zabo zibarirwa hasi, kandi bisaba kwiyemeza. Reka mbibutse ko Satani afite umwete wo gukorera umurimo mu mijyi yacu ituwe cyane, ndetse umurimo we ugaragarira mu rudubi, intambara no kudahuza biri hagati y'umurimo n'igishoro, ndetse no mu buryarya bwinjiye ugasanga harimo uburyarya bwinshi cyane. Ayo magambo rero ari muri bimwe twarebye ubushize, ariko ndagira ngo uyu munsi turebe mbese ibigo by'amashuri, amatorero n'amaresitora birakenewe mu mijyi. Dushobora gukora byinshi biruta ibyo dukora ngo turokore kandi turere abana batarashobora gusohoka mu mijyi kuri ubu. Aho niho hari intego ukeneye umuhati wacu ukomeye. Birakenewe ko hubakwa amashuri y'itorero ku bana bo mu mijyi kugira ngo babashe kubahugura, babategure kuva mu mijyi, maze dufatanyirize hamwe n'ibyo bigo by'amashuri. Tugomba gufata ingamba kugira ngo twirindire imitero y'inyigisho z'ingenzi bazaherwa. Inyigisho z'iki gihe nta by'Imana. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngira ngo hariho ivugurura ry'uko amategeko y'Imana agomba kumanikwa mu mashuri yose muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iryo ni itegeko ryasohowe,
nubwo tutazi ibyerekezo ariko ni ikintu cyiza. Tugomba no kwerereza amategeko y'Imana, tugomba kujya ahantu tutabuzwa gukora Imana, tugomba kugura amazu yo kurira mu maresitora yacu mu mijyi, kuko bitabaye bityo abakozi b'ayo maresitora batabona uko bashyikira abantu ngo babigishe amahame y'ubuzima bwiza. Bivuga ngo umugambi wo kugura ayo maresitora ni ukugira ngo, cyangwa se n'ibigo by'amashuri ndetse n'ibigo by'ubuvuzi, ni ukugira ngo habashe gutegurwa nanone abantu babigishe abagana ayo mashuri, abagana ayo maresitora, kugira ngo nabo barusheho kwitegura. Inshuro nyinshi umwami Imana yatwigishije ko twakagombye gukora mu mijyi tuvuye hanze yayo. Muri iyo mijyi tugomba kuhagera aho tujya duteranira hazajya hibutsa abantu ko Imana ihari. Ariko ibigo byacu bikorerwamo imirimo yo kwandika, ibyo byose bigomba kubakwa hanze y'imijyi. By'umwihariko ni ingenzi ko abasore bacu barindwa ibishuko by'imibereho yo mu mijyi. Bivuga ngo nubwo duhamagarirwa kuva mu mijyi, ariko nanone dushishikarizwa nanone gusigaho ikimenyetso cyakagombye kwigisha abantu ko Imana kibakeneye. Nubwo ibyigisho nk'ibyo byagiye byigishwa ku bantu batandukanye babwirwa ko bagomba kuva mu mijyi, mbese ntiryari umwuka w'abahanuzi ugaragaza ko abantu batagomba kuva mu mijyi babihubukiye, kuko ushobora kujya mu cyaro utarabiteganije ahubwo ukabaho nabi. Birasaba rero ko buri muntu wese agomba gufata igihe cyo kwiga kuri buri kantu kose abyitayeho. Mbese ko nkeneye kujya mu giturage cyangwa se mu cyaro, nzabasha kubaho ne? Kandi tugomba kwirinda kuba nka wa mugabo wo mu mugani watangiye kubaka ariko ntashobore kuzuza. Ugatangira igikorwa cyo kuva mu mujyi ariko utabitekerejeho, ibyo ntabwo tubyemererwa, ahubwo ugomba kubiteganya ukagenda witeguye. Ntitugomba kwiyemeza kwimuka tutarigeze twita ku ngaruka zabyo kandi tutarapimye uburemere bw'icyo kibazo. Birashoboka ko mu cyaro utazabona amafaranga nk'ayo wabonaga mu mujyi. Abantu benshi nyuma ya COVID-19 benshi bimuye imiryango yabo, abandi nabo batangiye guhumuka, batangira kubaka amazu hirya y'imijyi kugira ngo bazabashe kuba ahantu hashobora kunywa amazi meza, hatuje, hashobora kwigirwa ijambo ry'Imana. Bamwe bazahubukira gukora igikorwa gishya maze binjire mu bintu bataziho n'agace. Ibyo si byo. Ntabwo abantu bagomba guhubukira kuva mu mijyi. Yego turashishikarizwa kuva mu mijyi, ariko ntugomba guhubuka, ahubwo ugomba kubitekerezaho ukabiteganya. Ntitukagire na kimwe dukora mu ihubi no mu kajagari byaduteza igihombo gikomeye no gutakaza amafaranga y'ubusa, tukaba twarabyishoyemo bikomotse ku magambo akakaye, kandi aho ubuki wabyutse ishyaka rigurumana rihabanye cyane n'ubushake bw'Imana. Mbese turasenga kugira ngo Imana ituyobore. Imana yiteguye gutanga ibikenewe byose kugira ngo tuzabashe kwimuka mu buryo bwiza, kandi yaduteganirije ahantu hatuje tuzatuza imiryango yacu kugira ngo umwuka wera abashe kubakorera. Maze intsinzi byari ngombwa ko yegukanwa bitewe no kudashyira mu gaciro, kudatekereza no kubura ubwenge mu gufata ibyemezo, ikazahindukamo gutsindwa. Aya magambo aravugwa cyane cyane ku bantu bazavuka bakajya mu cyaro, bagafata imiryango yabo bakayijyana kandi nta hantu baberekeje. Birasaba ko buri muntu wese abitekerezaho. Ariko se nubwo bimeze gutyo, ni ikihe kimenyetso cyo gusohoka mu mijyi? Abizera Imana bazahabwa ikimenyetso cya nyuma kigaragaza ko imijyi igeze ku iherezo. Ariko iki ni cyo gihe cy'uko abantu bagomba kwitoza kugenda bavamo gahoro gahoro, ugasubiramo ari ugukora cyangwa se utanga ubutumwa, ariko ukaba uzi ko isaha n'isaha ushobora gutaha ukajya ahantu hitaruye. Ni iki rero ikimenyetso cyo gusohoka mu mujyi? Igihe niki gitinze cyane, aho kimwe n'abigishwa ba mbere tuzahatirwa gushakira ubuhungiro ahitaruye hataba abantu. Nk'uko ubwo ingabo z'Abaroma zagotaga Yerusalemu byabaye ikimenyetso cyo guhunga ku bakristo b'i Yudaya, niko ibyo kwifatanya kwa leta y'igihugu cyacu icyo gihe bivugaga ari leta zunze ubumwe za Amerika ko kizifatanya n'ubupapa binyuze mu iteka rihatira abantu ku isabato y'ubupapa cyangwa se ku cyumweru.
natwe bizatubera umuburo igihe itegeko ry'icyumweru zizagirwa gahato. Muzamenye ko nta kanya tugifite ko gupfusha ubusa, ahubwo niba uzaba waratinze kwitegura bizaba ari igihe cyo gufatiraho nta gusubira inyuma, nk'uko Loti yabwiwe na marayika wamubwiraga ngo sohoka nturebe inyuma kandi nturangare. ngira ngo tuzi ko Mukaroti ari we warebye inyuma, birangije yahindutse inkingi y'umuriro, kubera ko ibitekerezo bye byakomeje kuba Sodomu. Imijyi yahindutse Sodomu, ariko tugomba kuyiburira, ariko twitegura no kuva. Ubwo noneho nibwo igihe kizaba gisohoye ngo dusohoke mu mijyi minini, mbere yo gusohoka no mu birorero bitoya ngo duhungire kure hagati y'imisozi. Igihe kizagera ubwo tuzava no muri ibyo birorero, nyamara abakiranutsi bazaba bakiboneka mu mijyi na nyuma y'itegeko ryo kwicwa. Mu gihe cy'akaga twese twahunze imijyi n'ibirorero, ariko twakurikiranywe n'ababi binjiraga mu mazu y'abera ku gahato n'inkota mu ntoki. Inama yerekwa y'umujyi wa Tiyeretse. Mu gihe abera basohokaga mu mijyi no mu birorero, bakurikiranywe n'ababi bashakaga kubica, ariko inkota zabaga zabanguriwe kwica ubwoko bw'Imana zaravunaguritse maze zigwa hasi zitagifite ubushobozi, nkaho ari isakamburira ry'ibyatsi byumye. Abamarayika b'Imana barinze abera babakingira bakoresheje ingabo zabo, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Reka igihe tumaze kubona ko itegeko ry'icyumweru igihe rizagirwa gahato, buri muntu wese agomba guhita afatiraho, ndetse n'abazaba batuye mu cyaro mu birorero hari igihe bizaba ngombwa ko bajya kwihisha mu bihanamanga ndetse no mu misozi, kugira ngo babashe kubona ahantu basengera Imana batuye. Reka rero ngusabe kugira ngo buri muntu wese yibuke ko iki ari cyo gihe cyo kwitegura, ntubishyire kera. Reka ngusabe kugira ngo ube maso. Gushimiye ko wakomeje gukurikira iki kiganiro. Reka dusenge mbere yuko dusubika iyi gahunda. Uwiteka Mana yacu, tugushimiye imbabazi zawe zidahwema kubana natwe, ukunda ahubwo cyane ko ukunda nawo mu mijyi. Yesu araje kuva n'ijwi cy'umuraba.